Muraho neza bakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ndabasuhuje, ni Alice n'ubundi kuri kamera, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mubizi ibiganiro byacu bivuga ku bintu bitandukanye, ariko cyane cyane tuvuga ku buzima bwacu bwo mu mutwe, tuvuga ku muryango, ibintu bitandukanye mu muryango muri rusange. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ndashaka kongera gukangurira abantu ku bijyanye n'insengero tujya gusengeramo. Hari ikiganiro nigeze nkora mu minsi yatambutse, ndiho mbwira abantu ngo basuzume neza bataba baraguza babyita gusenga. Nabonye comments nyinshi cyane, hari abantu benshi batajya batanga comments ku kiganiro, ahubwo bazinyoherereza kuri WhatsApp ya telefone mba natanze hano mu kiganiro, ariko byose ni byiza, nta kibazo rwose, ntacyo bitwaye, byose ndabyishimira, kuko hari igihe mvuga nti comments nagiye mbona abantu bakatekereza ko ari izijya ku kiganiro rwose abantu mbona bandika comments nkeya, ntabwo abantu bose bashyira comments mu kiganiro kuri YouTube, abantu benshi bazinyoherereza kuri WhatsApp, nabyo byose nta kibazo, ari ku kiganiro gusa, wenda ku kiganiro mba numva byaba byiza kurushaho, kubera ko n'abandi bose baboneraho, cyangwa se nasubiza n'abandi bose bakaboneraho, ariko byose ni amahoro, nta kibazo biteye. Icyo kiganiro rero nashyizeho na comments z'abantu zitandukanye, nasanze rwose ari ibintu byeze, abahanuzi b'ibinyoma, abantu dutumira mu ngo wenda kubera ibibazo dufite bakaza kudusengera, bakaza bitwaje ibintu, kwa kundi abakristo dusenga duhumirije, akaba bikuye mu mufuka yaje abitwaye, akaba bijugunya aho ngaho ngo ni ibintu ngo asengeye ngo bibonetse, imitwe myinshi, ibintu by'ubugegera byinshi byinjiye mu bantu bitwa ko ari abantu b'Imana, twese turi abantu b'Imana, kubera ko nta muntu waremwe n'umuntu, twese twaremwe n'Imana, turi abantu b'Imana. Reka abe ariko mvuga, hari umupasiteri wajyaga yisha akavuga ngo hari abana b'Imana n'abakozi b'Imana. Numva njyewe isengesho mfite muri iyi minsi ni iryo kuba umwana w'Imana, kubera ko umukozi uyu munsi akorera Imana, ejo ntayikorere. No mu buzima busanzwe umukozi uyu munsi aragukorera, ejo ukaba wamwirukana ugashaka undi. Ku mugani ntitukanabitindeho, umukozi w'Imana nyine ni umukozi w'Imana, kontiri irangiye bishobora guhinduka, uyu munsi ashobora kuba ari umukozi w'Imana, ejo bikaba byahindutse, ahubwo dutinde ku kuba abana b'Imana. Kandi abakozi b'Imana baradutindije cyane, abiyita abakozi b'Imana. Naravuze ngo hari abantu bakigendera kuri experience, hari abantu bakigendera ku buhamya bwa kera tuzi, ariko byarahindutse, ari undi muntu yarahinduye inzira, yarahinduye ikirombe acukuramo zahabu, yarahinduye iduka acururizamo akuramo amafaranga, yarahahinduye akarima asaruramo, bitakiri umurimo w'Imana, ahubwo byarahindutse ibindi. Turabe maso rero, turabe maso, kuko uretse no kudutwara ubutunzi bwacu, ariko n'ubugingo bwacu bugenda buhangirikira, ubuzima bwacu buri spiritual life yacu igenda iba affected mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu batugiriye neza bagashyira comments ku kiganiro, ni bangahe abiyita abakozi b'Imana baje mu rugo rwabo, baje kubasengera, bakaza bitwaje ibintu bakabipfurika mu ntebe. Njya nibuka kera umwana wacu w'imfura yararwaye biyoberanye, hanyuma umukristo wese, waba uri umunyantege nkeya, waba uri mu bubyutse, cyangwa
kuko ntihakagire umuntu ubabeshya, nanjye banga uhora mu bubyutse, uhora mu muriro ntabwo abaho, kereka atari umuntu uba kuri iyi si ngo uve gusenga uvuye mu ya 40 nurangiza ukubitane n'ikibazo gikomeye cyane, wibaze niba wari uri gusenga, wibaze niba iyo wasenze yumvise nyine. Kandi nasanze iyo turi mu masengesho, iyo uvuye muhura n'ibintu bikugerageza, rega na Yesu byamubayeho avuye mu ya 40 yahuye na Satani aramugerageza, murabizi abasoma Bibiliya. Rero niba na Yesu byaramubayeho nta gitangaje kuri twebwe. Uzasuzume njyewe iyo nirebyeho, iyo ndi mu bihe byo gusenga nibwo mpura n'intambara nyinshi, iyo mbivuyemo uba umeze nk'uri mu ruganda rwose uri gucurwa kugira ngo ahari ushyirwe ku munzani bigaragare ko wuzuye cyangwa kutuzuye. Ntabwo ari uko Imana iba itumvise, ntabwo ari uko amasengesho yacu aba yabaye imfabusa, ahubwo nyine birakwiye ko biba kugira ngo dushyike neza. Navugaga ko umukristo wese iyo ugize ikibazo, iyo urwaje binaniranye kwa muganga, iyo bigitangira wumva nyine ari byo kwa muganga bisanzwe, ugasenga bisanzwe, ariko iyo bikaze kwa muganga ubona nabo babuze inzira, uhita ushakira ahandi ariho ho gusenga. Niho dutandukaniye n'abapagani. Twe tujya mu yo gusenga, abapagani bakahita bayoboka iy'abapfumu n'ahandi. Hanyuma bituyobeye dutangira iyo gusenga no gusengesha. Urasenga, buriya umuntu wese usenga aba afite abantu bari close basengana, aba afite groupe se abarizwamo, uko biri kose uba ukeneye andi maboko agufasha kugira ngo uwo mutwaro muwuterurire hamwe, kuko buriya iyo utengashye wenyine uravuna, hari ukuntu wenda utanawugezaho ushaka kuwugeza, ariko iyo umutwaro uteruwe n'abantu barenze umwe, n'andi maboko nyine wowe wungutse muri urwo rugamba. Hanyuma twiyambaza, muri iyo process yo kwiyambaza abantu gusenga, umuntu akakurangira ati nyanaka hari uwo nzi, akanamuguhamagarira. Haza abagabo 2, ndumva twari twabarangiwe na muramukazi wanjye umwe, baza mu rugo, hanyuma turi muri salo dusenga. Hari ukuntu usenga bikaba bimaze kuba nka too much, noneho ugasigara utakinahumiriza. I am sorry, ntabwo ari ubupagani, ugasigara utagihumiriza, ugasigara usenga ukanuye. Noneho abatipe bari 2, kandi umwe ngo yari umupasiteri. Imana rwose ifasha abantu bayo, niba ari ibibazo byabaye byinshi, niba ari ubukene, niba ari iki, niba ari ukutanyurwa, simbizi, ariko ngira ngo ni ibyanditswe bigomba gusohora, ni ibyanditswe bigomba gusohora nyine. Abahanuzi b'ibinyoma Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo byugo mu Kinyarwanda, mu Giswahili ngo angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Mwirinde kuko mu minsi y'imperuka hazaba abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaza mu izina ryanjye. Nabo ngewe mba ntekereza ko ari muri abo Yesu yavuze, kandi ibintu byose Yesu yavuze bigomba gusohora kandi bigomba kudusohoraho. Ntago rero nta n'ikintu umuntu yakora ngira ngo kugira ngo bitaba. Gusa kimwe cyo nuko dukwiye kuba maso, kuko na Yesu nicyo yadusabye ngo mube maso, kuko benshi bazaza mu izina ryanjye banyiyitirira. Nibyo bihe turimo, tubihagazemo, ntago turindiriye ngo bisohore, byarasohoye ahubwo tubihagazemo muri iyi minsi. Hanyuma nkanuye ngiye kubona mbona yikoresheje mu ntebe, nari nicayemo ya ntebe ndende y'imyanya nk'itatu, ahita avuga ati dore ibintu, akuramo ibintu bipfunyitse mu dusashe, kandi bose babipfunyitse mu dusashe bimeze nk'ubugoro. Sinzi wenda hari abantu batazi ubugoro, ngewe najyaga nanabubona aho babucuruza. Hari n'abantu bajyaga babuntuma kera nkiri umwana b'abaturanyi, nzi ukuntu baba babupfunyitse mu gishashi, ukuntu baba bafite ibintu bipfunyitse nk'ubugoro, bahita babikubita aho ngaho ngo dore ni. Reka mbabwire, n'umuntu wakuvangiweho, n'umuntu
nyine wagutetseho imitwe, nubwo utabimubwira ariko ubyiyumvamo pe, ati rwose ikibazo cy'umwana kirarangiye, nta kibazo azongera kugira, numva umutima wanjye simbyegereje umutima rwose. Nuko ariko nabongera ngo babonye hari ukuntu tureyajishije na papa w'umwana ko bitadufasheho cyane, nuko bavuga bahuragura amagambo aho ngaho baragenda. Rero navugaga yuko abantu batanze ubuhamya hano mu kiganiro wasanga abantu barashize, wasanga hafi nta muryango abo batekamitwe batarageramo. Niyo si duhagazemo. Kandi ikindi, abo bantu ntibatana no kuvuga ejo bundi kwa nyanaka byagenze gutya, ejo bundi, noneho aho kuvuga Yesu wabakoresheje bagakora ibyo, asigara ari kuvuga. Umuntu ufite ikibazo, wenda nta nubwo gihuye n'icyo uwo muntu ari kuvuga, aje kugusengera, ariko atangiye kubwira icyangugu, hashize ukwezi umudamu yari afite ikibazo iki n'iki, turamusengera birakemuka bigenda gutya, aha n'aha byagenze gutya na gutya, nagize gutya, nakoze gutya, nabigenje gutya. My dear friends, akaguha seve, aguha seve ye, yaje gusaba akazi wawe, akubwira ibyo yakoze hariya na hariya, kandi uzacunge ntavuga Yesu wamukoresheje, ahubwo abakubwira ukuntu ibintu rwose ibyo ni ibintu byoroshye kuri we. Hari n'abakubwira ati ubutaha n'ingaruka nzahanura. Ese ubuhanuzi ni agatebo umuntu afite, ni ikofi abitsemo ubuhanuzi ku buryo abusohoramo igihe yashakiye. Muzabisuzume, muzabigenzure. Umuntu rwose araterura mu rusengero akavuga ati ubutaha, ati muzantumire ubutaha, ati nzahanura, nzabigenza gutya. None se umwuka wera ni ikinyuguri bacugusa? Ubuhanuzi ni ikintu ukora mu ikofu ugahereza abantu. Njyewe hari ibintu binyobeye muri iyi minsi rwose, hari n'ukuntu mba numva hari no kujya mu rusengero ntajyayo, nkigumira mu rugo kubera ko hari ibintu ngenda mbona hirya no hino nkumva I am disappointed, nkumva njya mbwira abantu ngo uzi kujya mu rusengero ukijijwe ukavayo waguye, ukavayo rwose wumva hari ibintu wahaze, wumva hari ibintu bitandukanye na Bibiliya. Buriya abantu badasoma Bibiliya baragowe. Ntago ndi umusomyi wa Bibiliya, ariko ndayifite nanayisomera nkayumva nta zindi nyungu nkurikiye. Nawe ujye wisomera Bibiliya. Hari umuntu twasenganaga kera tukiri abasore n'inkumi, hanyuma ageze aho nawe Satani nyine aramusaba akajya aderivura abagore, akababwira ngo Elisa azura wa mwana w'umupfakazi, yamwubarayeho umunwa ku wundi, izuru ku rindi, urugingo rwose ruhura n'urundi. Nawe rero ngomba kukubararaho kugira ngo nguhumanure, kugira ngo ngukuremo iyo myaku yose, ngukuremo izo mbaraga zose z'umwijima. Azazigukuramo ahubwo ko azagukubira 7 ibyo wari ufite bikikuba inshuro 1000. Ubundi akababwira ngo ntago ari jye uriho, ni Yesu uriho muri jyewe. Ni ukuvuga ngo ntago ukeneye ko amaraso yawe bakonekite n'aya Yesu, ukeneye ko amaraso yawe yikonekita n'ay'uwo mutekamutwe, kandi akagusomera Bibiliya, kubera yuko nyine Bibiliya uyisomerwa utayisomera. Bagusomera ibyo bashaka, bakabigusobanura uko babishaka, bikarangirira aho ngaho. Umuntu akagusomera umurongo umwe akawusobanura uko ashaka, ariko ntiwumve context yose, ngo uhere hejuru wumve ngo ni ibiki ubundi. Iyo verse imwe ihurite n'izo hejuru, ihurite n'izo hasi, bikarangira aho ngaho akabikubwira uko ashaka, ubuzima bugakomeza ukabitwara gutyo. Ejo iyo uhuye n'umutekamutwe aguca umutwe bikoroha, aguca umutwe bikamworohera cyane.
birakwiye rero ko twirwanaho tugasenga kugira ngo umwuka w'Imana abe ari we utuyobora, tugasenga kugira ngo tumenye ukuri, twisomeye tudategereje ngo dusomerwe, kandi tugasaba Imana kugira ngo umwuka wayo utuyobore kurushaho, ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi tugasaba umwuka wera kugira ngo atuyobore kurushaho, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Hari ahantu najyaga nkunda kujya nko muri pause, bagira umunsi birirwamo, noneho uwo munsi kubera ko najyaga mbakurikira kuri YouTube, muri pause nkavuga ngo reka njye kwisengera, nkasimbuka nkajyayo, nkasenga nkasubira ku kazi. Hanyuma umunsi umwe njyayo, cyangwa nimugoroba amateraniro mu Mibyizi nkahita nkajyayo, uwo munsi biriwemo nkajyayo nimugoroba, nuko nkavayo ntaha. Umunsi umwe njyayo, umupasiteri waho ambwira ibintu mu materaniro, hanyuma ariko ntiyabicukumbura, ntiyavuga byinshi, arambwira ngo nzasabe randevu tubonane, ndayisaba mbyihutishije. Igihe cyo guhura nawe njyayo kuri randevu, hanyuma ngezeyo musanga mu biro. Musanze mu biro, njyewe namutanze kuhagera, aza mpari, ajya mu biro, sekreteri we arambwira yaje, ndagenda ndinjira. Hanyuma nicaye tutangiye kuvugana, yari yambaye isaha, ayikuramo rwose, ariko kwa kundi ushaka gukora ibintu utabyitayeho, hari ukuntu nyine ushobora guhita uyikuramo nk'aho ari igikoresho utagomba kuba ufite mu gihe cy'icyo kiganiro. Ayikuramo rwose yitonze, njyewe nagiraga ngo ari no guhindura reglage yayo, tunavugana turi kuganira. Hanyuma ayikuramo, akurura tiroir ayishyiramo, amaze kuyishyira muri tiroir akuramo indi saha arayambara. Ikiganiro gikomeje ku buryo rwose utabyitaho, uretse kurengerwa n'Imana utabyitaho. Akuramo isaha muri tiroir muri biro ye arayambara, kwa nyine turi kuvugana nta kibazo. Akuramo imwe ayishyira muri tiroir, akuramo indi ataje yambaye, yakuyemo iyo yaje yambaye, yambara indi bigaragara ko iba mu biro, arayambara. Sinabitindaho njyewe, ariko mpita mbibonye ndavuga wow. Sinabitindaho, numva nyine ni nk'ubwibone afite. Nyine ndi kubabwiza ukuri, ndababwiza ukuri nyine uko nabifashe. Natekereje ko ari nk'ubwibone afite, ko nyine ashatse guhindura isaha, ariko sinabitindaho kuko sinabyo byari, urumva narindi numvaga nyine nkeneye ko tuganira iby'Imana no kurengerwa n'Imana no gutabarwa n'Imana. Rega twese tuba dukeneye gutabarwa n'Imana no kurengerwa n'Imana ku bintu bimwe cyangwa ibindi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma turaganira ibyo twagombye kuganira byose. Icyambere, bya bintu mu rusengero yavuzeho byatumye ambwira ko nkeneye randevu, ntago yigeze yongera kubivugaho, ntiyabivuzeho kandi nibyo nexpectingaga. Noneho nanjye nanga kumera nkaho ndi kumupreemptinga, nanga kumera nkaho mbese mubaza ngo asubize, kuko ntago nemera yuko ubuhanuzi buforsa, cyangwa se ko ubu umeze nk'ufite igikombe uri kudahamo ikigero cy'ibintu runaka ushaka. Oya, njye nemera yuko ubuhanuzi buza ku gihe cy'Imana, kubera ko hari message Imana ishaka gutanga, hari ubutumwa Imana ishaka guha umuntu mu gihe cyayo, ku isaha yayo, ibinyujije muri uyu murongo cyangwa uyu nguyu, bikagera ku muntu. Ngewe niko mbyizera. Iyo dusomye Bibiliya, ntabwo buri gice cyose marayika Imana ituma marayika, habaga hari impamvu, hari n'ubutumwa specific,
hari icyo Imana ishaka kubwira uwo yatumyeho. Ariko ubu ngubu muri gare umuntu abahanura, mu isoko umuntu abahanura, muri toilette umuntu abahanura, muki umuntu abahanura. Njyewe nsigaye nibaza ngo impamvu z'ubu buhanuzi ni izihe? Imana irakubwiye ngo umbwire ngo ndi umugore. Ntabwo mbizi ko ndi umugore mfite umugabo n'abana 4, ko ari byo nkunda guhora mvuga. Iyi Mana ko twayigize injajwa. Ubu Imana mu byubahiro byayo n'ibintu izi mpora nyisaba nkeneye kumenya, nkeneye gusobanukirwa, nkeneye kwimbwiraho, ibonye ko kumbwira ko mfite abana 4. Koko iyo message nkeneye kwiva ku Mana kugira ngo mbimenye kandi mbizi. Ni imyumvire yanjye, narabwiye ngo hano nsharinga ibitekerezo byanjye, hari uwabyumva kumva wenda sibyo. Natanze urubuga, umuntu ufite ibitekerezo nawe yaza tukamwakira, nawe akadusangiza, tukagenda dufashanya gutyo mu buzima no gufashanya. Nuko wenda hari uw'ibindi kuvuga, hari uwari kuzagwa mu cyobo ejo, nkaba ndamufashije, ejo yahura nabyo agahita avuga ati ariko ibintu Alice yarabivuze ndabona bisa. Nuko nawe hari ibindi wakumva ejo ukandinda kugwa mu mutego runaka. Nibyo nta kindi. Hanyuma nigarukire ku nkuru yanjye cyangwa ku buhamya bwanjye. Turakomeje turaganira, turasoza, turasenga, ndahaguruka. Hari ukuntu uhaguruka usohotse muri biro, twari muri biro, wasigara yicaye, ariko sinahita nsohoka straight. Mpagurutse dukomeza kuvugana. Muri kubibona ukuntu bijya bigenda. Ugakomeza kuvugana n'umuntu uri ugana ku muryango, ariko muvugana ugenda unahindukira umureba, ariko uri ugana ku muryango. Turiho dusoza ngana ku muryango ariko tuvugana, ngiye kubona mbona ya saha yambaye dutangiye kuvugana ayikuyemo, ayisubije muri tiroir, afata isaha yaje yambaye arayambara. Numva umutima wanjye urasimbutse. Ndataha, twasozanyije nawe hari ibindi bintu twemeranijweho, ariko ngeze mu rugo umutima uranga. Sinabitindaho cyane iby'isaha, ariko hashize iminsi confirmation ndayibona. Ndi mu materaniro numva ijwi rirambaza rirambwira ngo hariya hantu biriya wabonye, n'ibindi ntashaka kuvuga kubw'impamvu z'umutekano wanjye. Ariko reka mbabwire kubera iki ibintu mbivuze. Ibintu byabaye mu kwezi kwa 4, turi mu kwezi kwa 7. Nakundaga gukurikira uwo muntu. Bure hari ibintu, hari ukuntu nteye, ntago njya ndeba ibintu ku muntu ngo mbitindeho cyane. Iyo nkurikira umuntu nshaka kumva ijambo, numva ijambo umuntu ari nyine nkakurikira ijambo ry'umuntu, ntitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Hari umupasiteri, ni umuprofete wo muri Amerika, ndumva abo muri Amerika, w'umwirabura, nkunda gukurikirana, nkunda ukuntu asobanura Bibiliya. Afite dread, afite amatatu, afite iherena ku zuru, afite ahantu hose. Umugabo wanjye ntago aba ashaka kubyumva ukuntu mukurikira, ariko hari ibintu nyine ajya asobanura Bibiliya ukumva rwose biri authentic. Ibya dread biramureba, iby'iherena ku zuru biramureba. Ni umupasiteri w'umugabo. Ibya tatu ahantu hose,
njya mbona rwose ari kwigisha ijambo yambaye ikabutura n'isengeri, ibyo biramureba, njyewe mba ndi kumva ijambo. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, nabonye abo bantu bafite izindi mbaraga bakorana nazo. Uwo muntu kuva icyo gihe sindongera gufungura ikiganiro cye, kandi nakundaga kumukurikirana cyane, n'iyo minsi y'amateraniro naramukurikiranaga, ariko ubu ntabwo nkimukurikira. Niyo mbonye kwa kundi wariyabonesheje, ahubwo ndabyibutse ndaza kwidezabonesha kuri channel yabo. Iyo bipopinze ko hari video nshyashya bashyizeho, mpita numva ngize ubwoba bwo kuyifungura, ntabwo nkireba predications. Ikindi kintu abo bantu mu by'ukuri bafite izindi mbaraga bakoresha, nuko iyo babwiriza batinda cyane kukwisobanura, bagashaka guhuza ibyo bavuga n'ibyo bakora na Bibiliya. Baba bafite ibyanditswe birengera ibyo bavuga, baba bafite ibyanditswe birengera ibyo bakora, baba bafite buri gihe. Muzatinde ku bantu babwiriza bakisobanura cyane, bagafata umwanya wo kwisobanura, ngo turabizi ubu muravuga ngo ni izindi mbaraga dukoresha, bagahora bashaka amagambo yo muri Bibiliya yo kwemeza abantu ko ibyo bakora biri mu murongo w'Imana n'Umwuka Wera. Uzashyireho akabazo usuzume, ntabwo nkubwiye ngo uzahita uvuga ushyireho akadomo ya, uzashyireho akabazo ariko usuzume. Iyo ukomeje gukurikira abo bantu, iyo ukomeje kubakurikira igihe kirekire, Satani regaza amayeri, bagenda bakubitamo akantu, niyo atagakubita mu kugushyiraho ibiganza ubwabyo birahagije, kukurambikaho ibiganza birahagije, kubirambika ku bana bawe birahagije. Njyewe mpamya neza ko hari intambara nyinshi turwana nazo mu mwuka kubera ibiganza byadukozeho, mu izina ryo kudusengera. Hari intambara nyinshi turwana nazo zaturutse kuri ibyo bintu, noneho ntitwabyemera ngo tubijyemo neza, ntitwaba abayoboke, duhinduka abanzi, bikaturusha imbaraga. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana yo kabyara, kubw'ubuntu bwayo, kubw'urukundo dukunda, ntitureke ngo bitumire bunguri, ugakomeza urwana. Uyu munsi wabyutse, ejo wahagurutse, ejo wahuye n'iki, ejo wahuye n'ikiriya, mu buzima bwawe bikaba gusa ni imvange, ni mucanganyiko, ni ibintu bivanze, hari ibihango, hari amasezerano, hari wagiranye n'ibintu utazi, kubera ibiganza warambitsweho, kubera umuntu waguhaye igaburo ryitwa ko ryera. Ariko uwo muntu akorera iyihe Mana? Uwo muntu afite iyihe agenda? Afite izihe gahunda? Tube maso, dukanguke, dusenge ubudasiba, dusome ijambo ry'Imana. Nitumenya ukuri niko kuzatubatura, kandi ntabwo uzamenya ukuri udasoma ijambo ry'Imana, ntabwo uzamenya ukuri usomerwa ijambo, ntabwo uzamenya ukuri utigira ku isoko ngo wivomere. Umwenda wari ukingirije ahererega watabutsemo kabiri. Nibyo nabwiraga abo mama bariho bampa ubuhamya, bambwira ukuntu uwo muntu twasenganaga kera yabaderivuraga. Ndangije ndababwira ngo erega umuntu kukubwira ngo si jyewe uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Ntago ari pasiteri iryo jambo rireba umuntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ntago ari twe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe. Iryo jambo ryaplikwa kuri wowe, ryaplikwa no kuri uwo nguwo ushaka kukwabusing, ushaka kugukoresha ibyo ashaka, kuguhindura igikoresho, kuguhindura agatobero, mu izina ry'uko ngo atari uriho, ahubwo ari Kristo uriho. Noneho amaraso ya Yesu kubera ko ari muri we, wowe ntayakurimo, agomba kukujyamo anyuze muri we. Kubera iki? Umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Nongere mbivuge, njye ntabwo ndi umupasiteri, ni ibitekerezo byanjye ndi gusharinga. Mba n'ubwo buhamya kugira ngo mukomeze mube maso. Urumva ntago ari inkuru mbarirano, hari ibintu uba wumva nyine wenduka, ariko narabyiboneye aho umuntu
afite isaha iri mu biro yambara agiye kuvugana n'umuntu no kumusengera, mwasoza akayikuramo akayibika, bivuze byinshi, bivuze byinshi. Habwirwa benshi, hakumvwa beneyo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dukomeze dukore subscribe, dukomeze dukore kukazogera, dukore like na share. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Bye.